Cyacu twese ndabizi yari bamwe muri mwe njya nkurikirana abanyamakuru nka Karegeya ndamuzi nzi ko ajya akemura byinshi ariko iyi ni imyumvire dukwiye kugira nk'abanyarwanda yuko dukwiye kujya dukemura amakimbirane twagize tutarinze kujya mu nkiko. Nzi ko namwe mujya mubikora hirya no hino ndetse namwe wenda iyi centre namwe twazabasaba ko mwayikoresha. No umva Sadate nimero zanjye razifite hari n'ubuga tubanaho Sadate yaba naramubangamiye aba yarambwiye nzi kwazi kuvuga n'umuhamagaye no mu kiganiro yaza cyane. Sadate yabaye inkuru kuko yisaba kire abanyabwenge buke agashyiramo majyambere w'umunyabigwi. Sadate ataragera no kuri ndavuga ngo kimwe cy'icumi na kimwe cy'ijana ntarakigeraho. Uwo muntu aravuga ku mateka nigeze ninje amateka ya Sadate ninje mvuga ku mateka y'ibikorwa bya Sadate n'ibya majyambere ko nta mahuriro Sadate byamusaba imyaka nka 40 kugira bagere ku bya majyambere. Ibyo ndabivuze icano ni yanjye cyane. Sadate yumva afite ikibazo yambwira ariko abantu by the way baba nashaka n'ama content nere kubirakariramo nabo baba bashaka views. Sadate yigeze babazwa n'ikiganiro nakoze ejo hari umuntu wamamagaye ambwira ngo njye kubuha ikiganiro ngo ni nakimuha ngo azavuga ibyo navuze kuri Sadate. Nta kidasanzwe navuze kuri Sadate n'ubu nabisubiramo. Banyamurukeho nari mu modoka mva Nyamirambo kabisa arambwira ati rero niba ari ibyo ati niba wanze kuma ikiganiro ati ngiye guhita nkora ikiganiro mvuga ibyo wavuze kuri Sadate. Ibyo navuze kuri Sadate biri clear na Sadate ubwe cyangwa nkuko majyambere abavoka ba majyambere bajyanye Sadate mu rukiko nanjye azanjyane. Tandukana na babandi babeshya ababona ishwadil bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si bigusa kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimpamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Yes, Karegeya Omar Pano nanone kandi turabasuhuje twizere ko mumeze neza cyane aho muri mwese, twizere ko muri n'amahoro. Rero tubaha ikaze nk'ibisanzwe ku makuru n'ibiganiro ariko kandi tuboneraho n'umwanya mwiza wo kubaha ikaze aho tuba turi muri Urban by City Blue hano mu Kiyovu. Ukaba ushobora kuba wahasohokera n'abawe igihe cyose wifuza kandi ugahabwa serivisi nziza rwose. So rero nanone twongeye kubana na mwarimu wacu kuri Pano nk'ibisanzwe, ntabwo ngewe mba ndi butinde cyane ahubwo mba ngira ngo nawe mbonereho kumwakira. Abantu ejo bari babimwagire ngo nabaye mwarimu. Ryarampamye nakundi ya naho umwugujye noya rwose nta nicyo binatwaye kabisa. So rero Karegeya uyu munsi ndagira ngo twiganirire ariko uyu munsi uraza kwihangana nanone nzi ko utabikunda cyane ibintu bikuganishaho. Uyu munsi nta kindi cyinshi nshaka kukubaza kuko hano kuri Pano hari ibyo abantu baba bafitiye amatsiko ariko kandi birashamikirana none kukuba mu minsi ishize wakoze ikiganiro yaba hano kuri Pano uvuga ku magambo Munyakazi Sadate yatangaje ku mugwizatunga umukire Majyambere Silas ndetse n'abandi barimo na Rujugiro ndetse na Kabuga, ariko byurira cyane kuri Majyambere kuko yarashingiye ku ifoto yagaragaye ari kumwe na Neva Perezida w'u Burundi ndetse no kuri Jaras Official naho twongera kugirana ikiganiro tubigarukaho nyuma yo kumenya ko uyu Majyambere Silas yatanze ikirego muri RIB arega Munyakazi Sadate. Ibyo rero nkuko n'ubundi nayo nabivuze hari uko abantu bagenda babyakira. Nabonye uyu munsi mu ijoro ryakeye habaye space ndetse space iba umwihariko kuri Karegeya. Ivuga ngo iki? Karegeya kuri Sadate ibyo yatangaje kuri Sadate ariko nubundi bashaka ku generaliza bagaruka
ku biganiro bitandukanye wagiye ukora bakagenda bapikingamo amagambo amwe n'amwe wagiye ukoresha bagaragaza ko hari ukundi kuntu bakubona bivuga uko bagaragaza ko waba uri umuntu ufite umurongo we uhabanye na gahunda z'igihugu bivuga rwose gutyo kuko niko bavuze kuko hari abadatinya no gukoresha amaterime aremereye ngo iki urumva hari aho nabonye hari uwanditse ngo Karegeya ngo ni igipinga ibintu nk'ibyo nyine za terime tumenyereye yego ariko kandi nabonye hari n'ikiganiro cyabaye cy'abagabo abagabo nabo muri Suède Denmark no mu Bwongereza ariko ujye ugira introduction ngufiya bimwe ndabyibagirwa kandi byose bibe harimo udusomo mba nshatse kubihina kugira wumve ahanini icyo dushaka ishusho y'icyo dushaka ko tuganiraho ariko reka mpere nyine n'ubundi aho ngaho kuri iki kiganiro nari mvuze nari nsorejeho cyangwa muri Suède yego nako Denmark n'Ubwongereza cyayobowe n'uwitwa Olivier yahostinze Egide ikiganiro abantu benshi barakinsharinze ngo cyumve neza cyumve cyane ubwo wakirebye n'amahire reka bariho mpera kugira ngo ibya space nze kubigarukaho nyuma nta kibazo ikiganiro nanjye naracyumvise ni cyari kijyanye n'aba bakobwa babyinaga bambaye ubusa simbizi niba ari Gatete Olivier twabyutse tunavugana na Ruhashya Egide niba barakurikiye ikiganiro cyose uko cyari kimeze uko nari nagikoze icyo bashingiyeho cyane ni ukuba naravuze ngo bari abakobwa ngo nta yandi mahitamo bari bafite byo ni imyumvire yanjye niko nabonaga ibintu ariko Gatete akongera agakurura ashaka kuvuga ngo navuze ngo ibyiza by'igihugu bisaranganyijwe nabi ngo indaya zibaho ngo bariya bagira Egide nawe akamusobanurira amubwira ati hari ibihugu bibamo indaya mu Buholandi mu Bubiligi mu Bufaransa nabyo bakavugamo amakaritsiye nka Gare du Nord mu Bubiligi ariko Ruhashya akanamubwira ati mu Bwongereza ho kirazira kikazirizwa ati bahita bakujyana mu nzererezi birashoboka cyane ko ikiganiro cyari controversial ariko nanone abadukurikiye mujye mubyumva ntabwo mbereyeho kuvuga ibisa n'ibyo uwo ari we wese atekereza yego icya kabiri ikiganiro niba kimaze iminota 40 cyangwa 50 cyangwa isaha ntabwo nanone birimo byose byahuza na buri wese yego hashobora kubamo ibihuza nkunda gutanga ingero ushobora kuba gusanga igice kimwe mpuje n'umwarimu akandi nagera ku munota wa 15 nkaba mvuze ibintu umurobyi yibonamo mu kanya ukumva umucuruzi cyangwa umunyapolitike ikiganiro cy'isaha ntigishobora kubamo ibiri ku murongo umwe byose yego buriya umuntu wakagombye kuba yarabanje kuvuga ni minisita utuma twishima wasubije kuri Twitter ya Aisa Kiza avuga ngo nibyo twahisemo yego ariko ikiganiro uko navuze ngo bari abakobwa nta yandi mahitamo nuko navugaga ngo hari byinshi hari ibyo bakabaye barabonye bibarinda kujya hariya ko wari wabisobanuye ndanavuga ngo nuriya muntu bacuruza kuki yahisemo yego gukora iriya business hanyuma se kuki yabonye abakiriya iyo bataboneka yari kuva muri iriya business yava muri iriya business barakoga bakajya mu bindi iyo ni societe nyarwanda ntabwo ari nge nabiremye yego sinjya kubareba sinjye mboherezayo sinjye nyirakabari gukomanta ku bintu bidaje bihari aho kujya kureba reba uwo mucuruzi kuba bavugaga ngo akabari uriya mudamu bigeze kumuhagarika mu Gatsata yimukira hariya ibyo byose nta ruhare Karegeya bifitemo icyo nakoze ni ukuvuga ko mbona ibintu inzira ni nyinshi rero nizo za metero nabwo ntibarakobwa bashobora kuba wenda barataye amashuri kubera wenda kubyara
babyara abana bakabona bagiye kubicanwa inzara bakajya muri biriya ibintu ni byinshi bashobora gukora ariko se arajya mu gataro uzi umunigo wa daso uzi ikofi rye ujya ubabona bapandura za pandagari z'imirenge so ni ukuvuga ngo ntanga n'urugero ngo niba abandi biga bakagera ku rwego ese bariya abakobwa barize barangiza amashuri bahitamo biriya so ibyo rero ni question ni commentaire zanjye ku giti cyanjye n'undi yabikomanta ukundi ariko ntibivuze ngo mvuge ibyo bariya bashaka no hari n'ibyo tuvuga abandi bakabyumva ubwo navuga muri content ndabizi ko bihabanye n'umuco nyarwanda yego nanemera ko hari naho twageze ngira ngo ku kiganiro kijya kurangira twaravuze ngo turabirukana hano bajye Kampala kandi tubasange tujyanye amafaranga y'u Rwanda ariko ayo ni amahitamo y'igihugu niba igihugu kidashaka ibintu byica umuco nk'uko Ruhashya yabwiye Gatete ati mu Bwongereza ntibishoboka ubwo no mu Rwanda ntibishoboka ushaka kubikora azajya aho twabonye bishoboka kubivuga kubishyigikira kugira gute cyangwa kubyamagana ntibivanaho uko bibaho yego ntibivanaho uko byimukira ahandi wumvisha abajya muri Omani cyane none se niba turi sosiyete tukabonamo abajya gucuruzwa muri Omani tukabonamo abajya bariya Mansura tukabonamo abajya Kampala twe turi sosiyete tugomba gushakamo ibisubizo yego ntabwo ari ukumusanga hariya ngo uvuge ngo uri mu biki dukemura icyatumye ajya hariya kuki yahisemo biriya iyo ni forume byo na Gatete namurakariye nubwo mu gitondo twavuganye simbizi simpamya niba wenda ibyo uko yambwiye ariko kuri kwe cyangwa se yumvise muri forume ikiganiro cya Gatete cyari kimeze nk'icyo Tabita yigeze gukorana na mukuru we igihe Tabita yabwiraga mukuru ati hari umugabo witwa Karegeya wavuze ngo warahungabanye ngo ni nkaho yakavuze ngo bakujyane Indera niko na Gatete niko yakiyoboye abwira Ruhashya kubw'amahirwe uvuga ngo yamubwiraga ngo vuga ngo uyu Karegeya ngo uvuga ngo imvugo yakoresheje ngo niyo mahitamo ngo yavuze ngo ibintu bisaranganyijwe nabi ibyo nibyo ntabareshya mu gihugu ariko hari iby'ingenzi abantu baba bagomba kubona yego hanyuma Ruhashya nawe amubera ibamba ajya kumusobanurira iby'uburaya Ruhashya aragerageza ari byinshi kuri Ruhashya yavuze duhuza ntago ndabisubiramo ariko ikintu ndi bugarukeho cyane agasomo navanye mu byo Ruhashya yashubije yaramubwiye ati umunyamakuru wo ku rwego rwa Karegeya yavuze biriya bizi neza impact byagira ko birashoboka pe birashoboka abadukurikira n'ingeri nyinshi ati ibintu yabishyigikiye ntago nabishyigikiye narabisobanuye nabijitifiye kwikituma umuntu ajya hariya sosiyete ibaye igikumira hari imirimo ntago iriya nta mabura kindi ahanini twarebaga ngo gitera ntago nge mpimba amakuru yego amakuru arizana inkuru zigasohoka nge nkatanga ubusesenguzi yego so singe nashinze akabari singe mpemba bari abakobwa singe mbareba singe nakoze inkuru yego nge naje ku rwego rwa gatatu Ruhashya gerageza yashaka kukiyobora nk'uko Tabita yayoboye ikena mukuru we ariko amahirwe nagize kuri Kazombi format nimwe ariko abatumirwa babaye ibamba contre ababatumiye kuko bo wasaga naho icyo bakoze buriya nayo ni ikindi kintu ugomba kumva Jaras n'abadukurikiye ntabwo editorial line yaba Gatete na Ruhashya ntabwo ariyo ya Tabita na mukuru yego ariko bombi bayoboye ikiganiro kimwe ku muntu umwe ari we Karegeya noneho binazamo ko abatumirwa bitwara kimwe icyo kintu uracyumva nacyumvise tugira ikibazo mu Rwanda
kubera amateka igihugu cyanyuzemo abantu bose bumva ko impande zo guhagararamo ari ebyiri gusa ntabwo bazi ko urwa gatatu ruhari ari rwo turimo uruhande ntabwo bazi ko hari urundi rwa gatatu ruri hagati na hagati bashobora kuba batanaruzi ariko sinamwa ko barumenya ariko bumve ko rubaho ibi bintu twatangiye gutya nabitangiye muri ku myaka 15 gusubiza hejuru yego ibintu byose nkabona ibintu ntago ari nko igihe cyose ibintu nabibonaga 100% nk'abandi cyane nyine abandi ndavuga umurongo so ngewe nari mfite iwanjye ariko hari n'abandi twari kumwe buri icyo wakagombye kumenya nubwo ndi kubyandika mu gitabo ni ukugira ngo ahubwo uwo murongo uguhire ndabyibuka muri segonderi uko batwitaga amazina yose bishakiye ngo ntabwo twagiye gushyingura umutumba ko yari gahunda na nyuma yaho umuntu ashobora ntabwo wagiye gushyingura umutumba ntabwo wagiye kwamagana ntabwo ibyo mba ntumva icyo nshima nuko nagize amahirwe simbigenderemo benshi abo twabitangiranye twari tumeze kimwe benshi bagiye babihuriramo n'ibibazo abandi bagahinduka bamwe bagafungwa abandi bagahunga abandi bakicwa ariko ni ikibazo cyo kuba abantu bumva ko utabaho utari mu murongo watanzwe difficulté zibamo nuko iyo ufite uwawe murongo hari ibintu nka bitatu icya mbere ni ukurinda intambwe zawe icya kabiri ni ukwirinda ko wagongana n'umurongo w'abandi ukawubangamira wirinda kuwubangamira ariko ukagumana uwawe kandi fendefe bigenda birangira ahubwo wa wundi ugenda ugororoka usanga uwawe ariko bisaba endurance bisaba gukomeza umutsi ukirinda inyungu zose zituruka kuri wa murongo cyo ni kigora benshi ukagerageza ukabenefisia iby'ingenzi umuhanda interinete amashuri ariko ntuzavuge ngo ni mu ngaburire ni mu mpakazi ni mugire muti icyo ni ikibazo gikomeye mu myumvire y'abanyarwanda cyane ababayeho mu mateka ababayeho mu ngoma zirenze imwe nigeze no kubivuga cyane n'ubu hari ubwo bari hanze bumva ko abari mu Rwanda ndabyita ngo ikira uko abari hanze babona abari hanze bafite uko babona abari mu Rwanda n'abari mu Rwanda bafite uko babona abari hanze kandi abari hanze nabo bari mu byiciro bibiri abagiyeyo bafite ibisigisigi ku ngoma yabanje nabo ku ngoma nshyashya rero kumva kwiyumvisha ko haba uri hagati biragoye hanyuma rero mbere y'uko nkivaho Gatete yarabivuze narabishimye ko yagize initiative nziza yego Ruhashya wenda mushima cyane kuko hari byinshi yavuze duhuza Gatete muri kwa kugoreka ashaka kugusha mbese Gatete yarameze nka muvara ahereza umupira mudeye ubwo umupira ni ngewe nabyumvise ariko Ruhashya akanga gutera shaka ko utsinda igitego Ruhashya akanga gutera mu izamu niko byari bimeze mbese nka kumwe kwa Tabitana mukuru ndabyumva nyine ukuntu nyine yageze aho Gatete amubwira ati uyu Karegeya
tuza abanyamakuru bagiye gutya avugamo ba Idamange ba Karasira ba Cyuma please ntuzanongere ntazagire n'undi wongera kubitekereza ntago bari abantu ndi ku rwego rwabo bafite amateka yabo bihariye bafite ibikomere byabo by'amateka bafite imishinga bafite y'imbere ngewe ndimo ndasoza yanjye noneho warangiza ukanagorekamo akantu ngo bakoranaga ngo n'abari hanze babaha amafaranga icyo cyo kirazira urumva bashaka kumvikanisha ko nawe ingine icyo ntabwo gishoboka kubera ko urumva bo bafite plani zabo nigeze nkunda kubivuga niba Karasira yifite ibikomere byo muri jenoside yakorewe abatutsi yize siyanse nge n'izi ndimi yari umwarimu muri kaminuza ndi umunyamakuru abantu baramwirukanisha arashomera hanyuma YouTube ayikoreraho ibyaha anagirwa n'inama Idamange nawe sinzi uko yaje nawe yarafite iyo connection nawe afite ibyagamije Cyuma Memushoze n'abandi please ngewe narakoze narateganyirijwe nta muntu ntezeho amaramuko ntabisa icyo nshima ni umutekano mpabwa n'inzego muri wa murungu wanjye umutekano nkawuhabwa nk'abandi yego si byose yego cyane ariko kuvuga ngo nubu ushomera byo ntibinashoboka akazi ifite ntawe se navuga ngo ikira ntiwabura uko ugakora oya ngewe akazi kose nkora nta hamwe nigeze ngasaba yego nta hamwe nigeze ngasaba ngo bakanyemerere ku buryo wagenda ukavuga ngo nimwirukane Karegeya uranyumva unyirukanye rero reka tuvuge dusipoze ko bibaye ndabura imyaka wenda nk'itanu ubu ikintu ngiye guhangana nacyo nicyo gusaba ko pansiyo bayigize imbere ku buryo nko mu myaka 3 naba ntangiye gufata amafaranga yanjye ya pansiyo kwituriza arabaza arahari ari kudirishya ikibazo ni imyaka ariko niyo n'abashomeri no munsi umugore wanjye arakora umwana wanjye ari hafi kurangiza nawe agatangira akazi ubuzima nabamo nibaza ko ibintu nibaza ko ibyibanze sindabura ubukode si byose sinyagirwa inzu igiye kuzura ubu aravuga ngo niyemeye nibyo bimeze zose si ibyo yabyawe so urumva ofete kwitendeka kuri Karegeya ni uguta umwanya ofete bose bashatse bacika intege bakabyihorera icyakari bagahindura imyumvire kuko kumva ko ikibazo cy'abantu benshi nuko nta wumva ko arabo bavuze ngo igipinga ngo ibiki so what nuko nta wumva ko umuntu ashobora kuba hagati na hagati gusa Ruhashya nyine hari ibyo Ruhashya arabyo yavuze yine aravuga ati Karegeya asa naho urumva Gatete yari amaze kumuha ya passe Ruhashya wo gutera mu izamu avuga ati urebye Karegeya ashaka kuba wa muntu utinyuka kuvuga n'ibyo abandi batinya ariko ibyo binabaye ikibi ni ukuvuga ibyo wahimbye ariko gutanga commentaire kuri situation ihari numva nta bikibazo kirimo reka nguhe urugero ejo twatashye ikigo nkemurampaka cya Minijust yego nagiyeyo kabiri nabimenye kuri groupe ntago bantampaye invitation nabimenye kuri groupe mpita nkaraba ndagenda ngezeyo saa 4 sanga hari organisateur w'umuhungu wo muri yafu witwa Alexis barimo bo organize bati biraba saa 8 ndataha ndatamira saa 8 nsubirayo kabisa kubera ko muri nge kiriya kigo kubaho kwacyo nanjye ndi mu baharaniraga ko cyabaho kubera ubucucike mu magereza dépense leta itanga ku bafungwa ubucucike mu nkiko imanza zitinda kandi amagambo yahavugiwe justice delayed justice denied kumbwira ngo umuntu yatanze ikirego muri 2023 bamupanze 2026 kumbwira ngo umuntu yatanze ikirego 2024 bamupanze 2028 wambwira ngo ubwo ni ubutabera
icya kabiri nk'uko na ministre wa justice abivuga, ibintu bikemukiye mu nkiko uruhande rumwe rugafunga urundi rugataha, ya miryango yafungishanyije ntizongera kubana. Yego. Ibyo nibyo twahoraga tuvuga. Ariko kubera ko byari bigoye mu myumvire y'abantu benshi mu nzego zose, haba mu bapulaninga, haba mu baturage, haba mu bazana ibirego, buri wese yumva ngo igihano ni ugufunga. Iyo udafunzwe ntuba wahannye. Kugira ngo iyo myumvire ihinduke, icyo gihe rero tubivuga, icyo gihe duvuga ko hakabayeho iriya centre, icyo gihe duharanira ko ubukemurampaka bwakabaye ari bwo buza bugafasha abantu bagakurikiranwa badafunzwe. Yego, abantu bumvaga ko turi kurwanya gahunda za leta, nyamara bari muri leta bo ubwabo babona ko turi kubafasha, nk'uko minisitiri yabivuze. Minisitiri yabivuze, uzibuke aho uzibuke ifoto iriya video oya kariya ndakabumvisha igomba kuza imbere rwose. Minisitiri Chimpaka arambwira ati ntabwo ari njye yabwiraga abanyamakuru. Yego. Arabwira ati ubukemurampaka n'ubundi usanzwe turabukora, nka Karegeya we akora byinshi. Yego. Ariko kubivuga nakundaga kubivuga na umugaga ngiye nkunda kuvuga. Nkavuga ngo ninde wungukira mu gufunga abantu benshi? Iyo uvuze gutyo rero hari abatishima. Ni nkuko rero kuvuga ngo niki twakoze bari abakobwa babuze society itabahaye ituma bajya hariya. Ni nk'iyo uvuze kuri Mayibobo tuzicaho buri munsi. So kuvuga ikintu kigoye gisaba amafaranga menshi cyangwa kitari muri gahunda, ntabwo biba bivuze ngo uri kure y'umurongo uhari, ahubwo uvuga ngo umurongo uhari dore icyo ubura. Si tuzagira igihugu kitavuga? Tuzagira igihugu kitavuga? Muri kiriya kiganiro cyabari abakobwa navuze ngo ese ubu byaragoranye kugira ngo buri murenge ugire ikigega cyo kwita ku bana bavutse batiteguwe, ba nyina, ku buryo cyakwita kuri abo bana, ba nyina bagasubira mu ishuri. Hari ONG uzi ifinance abakobwa babyara iwabo? Niyo zahaba ari zirenze ebyiri. Bari abanyadutaro birwa barwana na daso, benshi nta n'umwe udafite umwana. Abagore batawe n'abagabo. Iyo ni societe, natwe turi part of it. Yego. Aho kugira ngo rero abantu bicare nka societe bavuge ngo tiens tubigire gute, abakobwa babyara bagata amashuri, ni gute twakora hakaba uburyo bwo kubafasha abana bakabona amata nyuma y'imyaka 2 bagasubira ku ishuri. Aho kugira ngo abantu batekereze gutyo, Karegeya yavuze ngo nta yandi mahitamo. Ayandi mahitamo nyine nabonye kuki se abandi bize bakarangiza bakajya mu kazi bariya bagahitamo biriya. Mu rubanza umuntu ukoze examination narabikubwiye, bari abakobwa bakaba babaza ngo byagenze bite ngo yibone hariya. Aho ABCD napushije papa, napushije mama, narabyaye abana babiri, umwe arandwarana, minerivare rarara. Ariko nusanga yararangije kaminuza, nakubwira iki? Uzamuhetije. Niba yarize kaminuza akajya kubyina hariya yambaye ubusa, agomba gukora tije, agomba gukatirwa. Ariko ni hahandi majorite uzasanga benshi hari ibyo hari ibibazo baguyemo society ikarebera. Uranyumva? So kurebera rero ibintu biri kuba muri society, aho kujya ubishakira ibisubizo ukareba ngo kanaka yabivuze nabi. Nta numwe uvuga uti bari abakobwa ngewe mbashingiye salon de coiffure, bagende bige bazakore muri no salon. Nta numwe mu bagabo mu bantu bari bagiye kwa assista uriya mucezo wagize iminsi yose bari abakobwa bari bahabyiniye. Nta numwe wavuze ati wa mukobwa uko mbona uri mwiza ukiri mutoya, washatse ikindi ukora nka gufinansa. Reka do, iyo ni societe. Ntabwo ndi muri abo bagabo, ntabwo najyaga kubireba. So ni inkomati ibintu ntabwo ari njye mbihimba. Ntabwo ari njye mbihimba. Nabonye icyo batinzeho cyane, yaba Gatete na Egide ndetse no kuri Space, bagarukaga cyane kuri context y'iki. Bavuga ati Karegeya aragereranya ingoma gute, warazana nyine kuvuga ibintu wenda ngo bya kera ngo ukabigereranya n'ibyo kera. Se ntihaba yose amateka ahera he? Ibyo ni ugukubura ushyira munsi y'umusambi.
urumva icyo ngicyo bagitana amateka se wakwitandukanya nayo ishwe ndeka mbabwira abantu bataka komantere bajye bambwira ati Karegeya urahimba c'est tout Karegeya uhimba amasituwasiyo ariko niba navuze kubiriho please ni uburenganzira bwawe nawe wakomanta ukwawe kandi ntabwo dutegetswe guhuza yego nta nubwo ntegetswe kuvuga ibishimisha bose uzi gukora titire gatete twabyutse tuvugana ko nibagiye kukamubwira uzi gukora titire ngo Karegeya ngo ukomeje kuvuga gukoresha imvugo zitavugwaho rumwe na benshi nta muhigo mfite wo kuvuga ibivugwaho rumwe na benshi nta n'uwawuhiga ngo azawutsinde hari uzi nawe hari uzi nawe rwose ubu polisi ejo bundi bavuga gufunga utubari saa 7 na saa 8 byavuzweho rumwe na benshi Rayon Day yavuzweho rumwe na benshi na bose Mukura Day yavuzweho rumwe na bose wivuga ibyo muri corona ntago twahoraga tugigira n'inzego kandi leta iri kutubwira ati ni amagara yanyu muri gukiza ni iki wambwira kiri hano mu buzima kivugwaho rumwe na bose icya kabiri icyo nkundira ministre nakundiye ministre w'ubutabera ntabwo yaciye ku ruhande ni umuhanga pe nawe ntabwo yaciye yavuze ati amakimbirane societe yo itagira amakimbirane yabitariho yezrongaze kubaho egari kuba amasosiyete aremanywe na societe amakimbirane aremanywe na societe uri kunyumva so no kutavuga rumwe ni ubwabo ni ikimbirane ahantu hari imikimbirane hagomba kubamo kutavuga rumwe nyine bien sûr abantu baburana amasambu ntago baba bavuga rumwe kumbibi cyane rwose n'est-ce pas si abantu baburana chèque sans provision ntago bavuga rumwe kumyishyurirwe kuvuga nakareka nimwumva neme mvuze ngo nzakora ibivugwaho rumwe na bose ngo nzaba nenda gupfa ntago bishoboka ariko ibyo nkora ibyo mvuga hari ababyumva igice hari ababyumva byose hari n'abatabyumva ku bushake pa raporo y'ibari mu mutwe icyo nakundiye ufite uko Ruhashya yasubizaga narabikurikiye neza ndabikurikira neza harimo byinshi biri ukuri nubwo undi yabaga yamupashije ini question piège yamubazaga ikibazo kivanze n'igisubizo none nawe akagikweba kuko ibi byose biba byangaje personalite zacu n'imiryango yacu umuntu ushobora kwiha pene yo kugenda akavuga kuvuga ibihabanye nabyumvise nkuko naza nkakubaza ntikana kubona atazafungwa ndi kugira ngo uvuge kazafungwa hari umunyamakuru wigeze kujya gukora ikiganiro ariko arafunzwe akajya abaza abaturage niko mutanga imisanzu ku ngufu ariko ngo baraza bakayabaka ibaza ntumubaje uti amafaranga uyacunguye tera imetero umbwire ngo nafasha nyakoresha iki abo baravuga ngo muyatanga ku ngufu hanyuma utabika igisubizo yego ako kantu His Excellency yiye kukavuga ari muri France 24 ariko kubwira umunyamakuru ati ntubyibuka kuri cya kiganiro ati kuki ushaka ko nsubiza ibyo ushaka nantuza rero nabariya niko ofete niko Gatete yasaga naho abaza Ruhashya hanyuma icyo shaka gusorezaho nuko mu kiganiro Gatete yavuze ko ngo azakora ikindi ngo azampamagara dukorana ikiganiro ngo ampuze n'abitwa banka akadamiye ntaravugana na Gatete ku mutima nahise mvuga ngo muboto atriste Ruhashya twavugana twakorana ikiganiro ariko Gatete uko nari namufashe ejo n'ubu ntago biravamo neza n'uwo nka akadamiye na hano mu Rwanda burya uzabibaze hari abantu najya mpurira nabo mu kiganiro iyo ntumi ntabyo waruzi Jamoy uzabaze Fisto Felix Habineza wakoraga kuri Royo uzabaze sinzi n'abandi bo kwisango untumiye ndakubwira ngo ndaba ndi kumwe nande nabona atari umuntu navanga mind zanjye nize ahubwo ngo uzantumira ukwanjye nawe umutumira ukwe kabisa ako nibyo erega guhitamo nukuzinukwa choisir c'est perdre nibyo guteze
nibyo hanyuma se iby'amacano aba yose aba tugera kwa Sadat tuze kubwira amacano yose abashaka nabwo ndabaza nkareba ubundi basanzwe batangaza iki. So ibyo rero Gatete nabaye nk'umuhakanira ntago ndemeza iby'ikiganiro ariko twaganiriye umwanya munini ndangije musharinga Twitter ya Swaki irimo aka video ka ministre kabisa umpera abakunzi bawe Swaki mwe nuko yageze mu kiganiro ngo akanabihuhura aranabihura ati Karegeya bamukingiye hano none se ibiriya ministre avuga nibyo ba Gatete bavuga na Egide byose biva kuri nge nuvuga ngo byinshi dukora buri wese avanamo ibye paraporo y'umuti y'icyo nawe paraporo y'umurongo afite nanone paraporo y'umurongo afite akavanamo ibyo ashaka cyane ibyo rero nta birenze nyine abantu babinyoherezaga bavuga ati mwene Ruhashyira gutanze se ega buriya umuntu azabwiza abantu kuri ageze ryari ubushize natanze isomo ndababwira ngo inzego z'igihugu zishyirwaho n'itegeko zigakorera abanyarwanda bose icyo ni kimwe iryo somo naratanze mvuga ngo abakora mu nzego bakorera abanyarwanda kandi bagakorera ikigo gishyirwaho n'itegeko imyitwarire yabo ntigomba kureba kanaka ngo yambwiye kubera ko yambaye umwambaro w'icyo kigo gishyirwaho n'itegeko ntabwo yambaye umwambaro wa wundi umujya mu matwi. Icya kabiri icyo akora cyose cyangaje ikigo gishyirwaho n'itegeko ry'igihugu. Icya kabiri ari mu mwanya ibyo ari gukora ntakorera wowe arakorera ibyo yasabiye akazi akakabona ibyo ahemberwa ibyo yarahiriye. So rero abantu bose rero kwicara ukumva ngo nimvuga gutya ngo Karegeya biragenda gutya urumva igihe kizagera kandi gishobora no kutagera kuko niyi myaka ese ubundi kuki batibaza ngo agejeje iyi myaka ati ko ari cyo kinyobera ntago babyumva niko ntago babyumva kabisa ntago babyumva pe gusa ikigora byo ntago biba byoroshye ntago biba byoroshye kugira murongo wo hagati ntago biba byoroshye ariko ndabenyesha ko nawubayemo imyaka imaze kurenga 35 yego ari uko none kabisa guhitamo nukuzinuka hari ibyo ureka sibyo se cyane ntago ujya kuvuga ngo nanjye mumpe guteze kandi utari ku murongo reka mbwira abadukurikiye ko niba bakeneye ibikoresho byiza byo kurangiza inzu by'ubwubatsi bashobora kunyarukira hariya ku Ikaro Plaza i Remera mu Giporoso cyangwa se munsi ya station iteganye na gare utambikiye aho ngaho rwose ubona inzu nziza yitwa Ikaro Plaza. Bahamagara kuri 0783 bafite gypsum bafite byose amarangi avanze meza cyane. So bahamagara kuri 0783 nkuko Karegeya yababwiye 150 wongeho 46 hanyuma amashanyarazi hanzu yabikeye itaka voilà Electropower ni channel nkuko twabahaye na link ni channel munyuraho munsi aho ngaho kuri iyo link pininze ni channel yigisha ishyiraho amasomo y'amashanyarazi kandi n'abafite installation bakaba bagira abafite akazi ko kwinstara amazu bashobora kubegera bakabafasha ndumva mu magambo make Electropower Academy ni YouTube channel ubwo bakandiho muri make yego urasangaho ubumenyi butandukanye burimo amasomo ya electricité agufasha kwiga TVET ya IPRC ndetse no kuba wakora ayo mashanyarazi nyine. Abafite imishinga minini ya installation electrique nabo bashobora kuba banyarukirayo yego. Akarusho kubasanzwe bafite aho biga ikidage
babafite ubwo ni nk'abantu wenda abantu muri kwiga muri ubwo kuri channel hariho n'amasomo y'ikidage ngo oye n'abasanzwe bayiga yego umuntu usanzwe ujya Kimironko muri Dash Plugin yego ashobora kunyuraho Yego. akareba Kuri tutorials yego za German amasomo courses. hanyuma amaburuse scholarship ndetse n'ubujyanye no kwiga mu Budage yego ibyo byose nabo nabyo barabikora okay nibyo akakara akanyuzemo rero reka mbere yo gukomeza nari ngiye kubanza gukina akakajwi gato cyane gato cyane kugira ngo nakuze gukoraho comment nyanganira people are not stupid abantu bose aya mateka yarakozeho abantu bose ariko yakajwe nta kintu numvamo sinzi icyo ashaka kuvuga niba wowe cyumvise kimbaza amateka ashaka kuvuga ni iki ko nta kiganiro mperuka kuvuga ku cy'amateka we come here and we expose you slowly summarizing iyi comment yayikoze n'ubundi iryo jwi ntuzaricishe kuri channel yanjye ngira ibyo avuga mbivugeho avuga afite akajwi katanu mbwira yabivugaga n'ubundi muri space yego space yarayibaye bagaruka ku kiganiro wakoze kuri Munyakazi Sadati ngo nagize bavuga ko kigendeye kuri Twitter yego bavuga ko nyine washyigikiye inde Majyambere Silas nk'umwanzi Majyambere se n'umwanzi ya declarer parti ko babivuga ibyo nibyo bigarutse hahandi rero se kuba Majyambere ativaga muri politiki mu buryo bugaragara no umva Sadate nimero zanjye razifite hari n'ubuga tubanaho Sadate yaba naramubangamiye aba yarambwiye nzi kwazi kuvuga n'umuhamagaye no mu kiganiro yaza cyane Sadate yabaye inkuru kuko yisaba kire abanyabwenge buke agashyiramo Majyambere w'umunyabigwi Sadate ataragera no kuri navuga ngo kimwe cy'icumi na kimwe cy'ijana ntarakigeraho uwo muntu aravuga ku mateka nigeze ninjira mu mateka ya Sadate ninjiye mvuga ku mateka y'ibikorwa bya Sadate n'ibya Majyambere ko nta mahuriro Sadate byamusaba imyaka nka 40 kugira bagere ku bya Majyambere ibyo ndabivuze iyi cano ni yanjye cyane Sadate yumva afite ikibazo yambwira ariko abantu by the way baba nashaka n'ama content nere kubirakariramo nabo baba bashaka views Sadate yigeze babazwa n'ikiganiro nakoze ejo hari umuntu wamamagaye ambwira ngo ngiye kumuha ikiganiro ngo ni nakimuha ngo azavuga ibyo navuze kuri Sadate nta kidasanzwe navuze kuri Sadate n'ubu nabisubiramo none mfite n'amakuru menshi kuri Majyambere ku buryo nta na kimwe cy'ijana urugero uziko ku buhanda za Gitwe hari amashuri yanditseho Majyambere yubakishije uziko Majyambere yakiriye umukuru w'abadivantiste ku isi yose muri 77 uziko Majyambere yayoboye Rayon Sport imyaka 20 Sadate yayoboye ingahe 2 nese Majyambere yayoboye imyaka 20 kubera ko nta bwenge afite Majyambere yaguze inzu mu Bubiligi muri 88 kubera ko nta bwenge afite umuntu muri 88 wumvise ko kwiteganyiriza no kugura inzu i Burayi Majyambere wayoboye chambre de commerce imyaka irenga 10 abacuruzi bamutora Sadate yari yabigeraho ubwo uwo mukuru w'abadivantiste amwakira yamuhaye cortege yose amuha inzu yo gucumbikamo amujyana za Mugonero amujyana za Rwankeri amujyana ahandi haba abadive benshi za Gitwe hose kuri cost ya Majyambere umuyobozi w'iki w'abadivantiste ku isi muri 77 byose ari ku ikofi ya Majyambere 7 kandi ntabwo ari umudivantiste nuko Majyambere avuka mu mafamiye y'abadive ko nawe ni nk'umunyagitwe ku buhanda noneho umuyobozi mukuru aje Majyambere arabibona ko nta bushobozi bari bafite nk'idini avuga ati no byose ndabyisharije cortege amuha benzi agendamo amuhiza umwescotinga ni ya depanage byose avuga ati izi modoka zizagaruke uyu mugabo atakiri hano none agashya kabayemo nuko uwo mufuro w'abadivantiste yaketse ko Majyambere nawe ari pasiteri
noneho muri korotiri Nyamirambo ashaka gusoza urugendo avuga ati rwose ndashimira cyane Pasiteri Majyambere ati nahaguruke mumurebe basanga Majyambere ntiyaje noneho abapasiteri bavuga ati ntabwo yaje yagize impamvu ati oya sigenda ntamubonye ajya kumwakira iwe kwa Majyambere hariya hirya urabona Rwandex ya station isize amarange y'umweru hejuru yayo niho hari kwa Majyambere yari afite salo ifite metero kare nka 400 metero kare nka 400 hari abadafite n'inzu zingana gutyo uravuga inzu Majyambere ati hamagara abantu muri frigo harimo ibinyobwa ibisindisha n'ibidasindisha bagenda bahigika basigamo amafanta araza barabakira byose nkomeze Majyambere abaperezida maze kuramukanya na Majyambere uzibyo yaramukanyije na Neva uzi umubare wabo barenga 30 umwamikazi w'Ubwongereza Husni Mubarak wa Misiri Bush abandi bo bamubutu byari buri munsi ngo ayobora chambre de commerce yajyanye abacuruzi 40 abamarana ukwezi i Nairobi na Mombasa bagiye gusura Paul kuri Freze ku mafaranga ye hari igikampani yabagamo cya Afrika gifite abashoramari 5 ni Dariko Prima comme ça Abidjan cyari gifite siège muri Côte d'Ivoire abashoramari 5 yarinde umunyarwanda Majyambere Silas umunyekongo Bemba Pere no nundi mwa Ivoirien no muri Guinea ngira ngo undi yari uwo muri Niger ngira ngo urebye ifoto inzu Majyambere abamo iriya yaguze muri 88 hano sirahari twara nayo wabona ariko icyo sicyo kibazo Majyambere mbabarire ntago nigeze mugira topic ngiye ibyanjye nukuvuga ibintu uko mbibona topic nukuba Sadate yari Majyambere umunyabwenge buke kandi bigaragara ko ubwenge Majyambere yagize Sadate nta na kimwe cyicuma arabugiraho ibibazo Majyambere yagiye yikuramo n'uburyo yagiye abana n'amareta anyuranye ntago Sadate yabishobora ngewe nkubeshye se nkubeshye waya urumva si iye yanditse ryari iyihe hano hari indi ndi kubona ngo umwanzi ibigarasha no ibyo byose nyine ariko simbizi ntago reka sirasura igisambo ntago nawe reka urumva nyine reka ndeke kwinjira muri personality ya Sadate ni umuntu mukuru azi ubwenge afite amafaranga afite ibyarimo ariko na Majyambere yampamagaye ahambwe ati kuba Sadate yagira amafaranga kuba yagana kugera no angana n'ayanjye ntacyo bitwaye ariko nabibe madatukana Majyambere akakubwira ati narinze intambwe zanjye leta zose twarabaye atari iz'u Rwanda n'ibindi bihugu mu butugu yajyaga mwohereza indege Goma urumva afite ntabwo mu myaka ye ingana ni igihe yari afite imyaka nk'iya Sadate ntabwo yavugaga nk'ibi Sadate ari kuvuga kandi nibaza ko na Sadate yumva by the way nubwo nyine burya nyine rimwe na rimwe ugendere umuntu aravugishwa n'iki niho wakagombye kureba ariko sinshaka kubikurikirana ejo rero nibwo nakubwiraga ko ari umuntu umuyutuberi nawe uraho iyo mvuze ngo uraho burya n'abantu natwe turatandukanye danazi kamera ndamwemera sibyo naho uzi kweditinga ndakwemera ariko namwe mujye mwemera ko nanjye so channels ntago zimeze kimwe rero umuntu yamamagaye nyine ngo arashaka ikiganiro ndamugani namubwiye dore mbivugira namubwiye nti ndabona bene wanyu banyibasiye ndabizi ko nawe ukora nkabo yego kugira ngo nzaguhe ikiganiro banzu basubize niba unyemera babwire ko unyemera banyamurukeho nari mu modoka mva Nyamirambo kabisa arambwira ati rero niba ari ibyo
ati niba wanze kumpa ikiganiro ati ngiye guhita nkora ikiganiro mvuga ibyo wavuze kuri Sadate. Ibyo navuze kuri Sadate biri clair na Sadate ubwe, cyangwa nk'uko Majyambere abavoka ba Majyambere bajyanye Sadate mu rukiko, nanjye azanjyane ngendera ku byo Sadate yandikiye. Ibirenze se nibiki? Sinigeze njya muri vie privée ye. Ukunyumva? Yego. Ni nacyo kibi. Ntabwo nigeze njya muri vie privée. Kuba navuga ko akora imihanda ahubwo mba mwamamaje atanyishyuye. Si byo se? Iyo ntabwo ari vie privée, rero umuhanda bawubika mu mufuka. Resi yavuze ko Majyambere azanaga amanisani yazanye na za Irivani, buretse circulation ya Iribene yazanywe na Majyambere. Nisani Irivani niwe wazinjije mu gihugu bwa mbere, ngo akajya ziha abasore bafite werekanaga perimi ukamuhana na kimwe cya 20 cyangwa cy'icumi akaguhira Irivani. Yambwiye ati mu mezi 10 babaga bazishyuye kandi nta numwe banyambuye. Wow. Sadate ibyo bintu byose mvuze, Sadate ari ku ruhe rwego. Swati azarugeraho, ariko ntabwo azarugeraho atukana, yubahuka bakuru. Imyaka ya Sadate kuri Majyambere yaba nk'umwana wa 15 hari. Si byo se? So none ngewe kubwira abantu ngo mumenye abantu, niyo utatinyira umuntu ko akurusha imyaka, niyo utatinyira umuntu ko akurusha amafaranga, ariko nibura emera ko akurusha imyaka, akubyaye wamwubahira kakuruta. Aroro rero nyuma nongeye kubona niyo ngiyo ivuga ngo umwanzi wanjye ngo bikiri. Ese kuki tugomba gukorera mu byacyanzi? Kuki? Niho rero yahereye n'abandi bose bakunda kureba mu ndorerwamo z'ibindi bintu ntazi. Iyo niba bavuze ngo uyu ni umwanzi wacu, wowe ntujye ku murongo wabo, baravuga ko nawe uri umwanzi. Ubwo ngarutse kuri ya kesi yo gushyingura imitumba. Uri kunyumva? Yego. None se hano hari umwanzi, hano hari umukunzi, nta net ugomba kubaho. Yabura se? Ariko abantu nibikuremo ko igihe cyose hari amaterime mba ntakunda gukoresha nk'ayo ngayo ntuza Sadate yakoresheje. Buri amaterime ntajya nkoresha ibigarasha, intore, intera hamwe, ibipinga, hari amagambo ntakunda kugira. Ubundi rero muri aho hagati baba bashaka ngo ufite umurongo uri muri aba cyangwa uri muri aba, uri muri ibi cyangwa uri muri ibi. Ariko se kuki batumva ko umuntu afite n'uburenganzira bwo kuba hagati na hagati? Kabireba nka arbitre. Kubireba nka arbitre. Aho ni buri mu kibuga utere kuri baro. Kandi haraho bigera arbitre akari utanga umuti. Cyane rwose. Ubwo si iyo myumvire rero tuzahangana nayo, bagende bateruremo uduce, bavuge, bagire bate. Ifo kwemera buri muntu se yubahira undi imyumvire ye. Ibindi inzego zirahari, amategeko arahari. Kugongana n'itegeko sinaba mbaye wa mbere. Ahubwo igishya ni ukugongana naryo ufite 53. Akaba ari bugongana naryo. Kuki ibyo utabyibaza se? Urakashaka kungereranya n'abagonganye naryo kuri 25. Gute? Oya ibyo ntago ari byo. Turafi kugira abakwe n'abakazana. Abandi bagiye bataragira n'abafiyanse. Urangiranya nabo gute? So kuri kesi ya Sadate rwose karibu. Hari groupe tubanaho, ntago ndabona reaction ye kubyo navuze. Nambwira ko namubeshyeye nzabinyomoza, ariko ijambo ngo u Rwanda rwagize abakire batagira ubwenge, nicyo ngicyo mbonye cyo mukanya ngo umwanzi ntago ari ngombwa. Urese bazahuzwa nande? Umwanzi niba nuvuga ngo umwanzi w'umwanzi wanjye ni umwanzi, umuhuza azava hehe bwo? Umuhuza azaba ari uwo ku ruhe ruhande? Umuhuza agomba kuza ari uwo hagati. Sibyo? Kandi ngira ngo nicyo kiba kigambiriwe, abantu bahuza. Buriya shamana yanjye we, society iragoye, ariko amahirwe tugira ntabwo abantu bose batekereza kimwe. Yego. Harimo
ababona ibintu ukundi n'abo ngabo tugomba kubana nabo nta birenze nta birenze ubwo muri make Gatete namubwiye ko ndi buvuge yanambwiye ati nkwemereye kuza kuvuga ibyo twaganiriye akambwira ati ngendera ku bitekerezo by'abaje ariko si ubwo iyo groupe audience yawe nyine ubwo nuko par rapport yari editorial rero nge niba nibereye hagati na hagati kuki ushaka ko njyana ikishimisha ni ukuba Gatete na Tabita ari bo ntibahuza kandi nabo ntibahuza nanjye yawawa uri kumva ikibazo cyawe icya kabiri ikindi kishimisha ni ukuba Ruhashya Egide na mukecuru wo kwa Rwigara baranyimanye bombi tutazanye kandi bo batavuga rumwe urakumva yego ngaho ibaze rero iyo bombi iyo rigeze aho bari kuri zimwe zose cyari kuba ari akamara amazi urumva kabisa so rero please abantu nibareke twubake yego nibareke twubake nta uriho byo gusenya gutanga ibitekerezo ntacyo bitwaye nemera ko igihugu gifite ibibazo byinshi ariko hari kuba bitavugwa ntabwo ari umuti umuti ushaka kuba ko ikibazo cyavuzwe so kuvuga ko iki kiri gukorwa nabi ntabwo bivuze ngo urarwanya leta cyane rwose uvuze kurwanya leta wahita ufunga auditeur general n'abakozi be bose buri munsi berekana amafaranga yibwe ubwo wafunga na za transparency zose n'umuvunyi ugiye kugendera fuka ibintu bivugwa ibintu ndabizi igihugu gishobora kugira ibibazo hari ibikomeye ariko bigomba kugeraho bigakemuka kabisa kuba bisaba imbaraga nyinshi ntabwo bivuze kutabivuga zashisha kibondo zaje gute kugira ngo turwanye malnutrition abantu babanje kuvuga ibikoni by'umudugudu byaje ryari kabisa rero nanjye we gusa impamba nuko umuntu wese ushaka kuvuga kuri Karegeya banza umenye ni muntu ki amateka ye yaciye mu biki abayeho ate mu bantu bashimishwa na duke ndi mu ba mbere twawe ibyo kwicara rero uvuga ngo amafaranga ngo aturuka hehe aturuka aruda ngahe se angahe ko ngewe n'ibihumbi 300 bya ntungu ukwezi kugashira kandi ibyo mbikuba kangahera nka 3 none abana batangiye abana bari no kugenda barangiza ku buryo n'iryitanu rya ntunga cyane ninjya mu nzu yanjye n'ijana zawe rya ntunga urakanga ndi mubanze mumenye none urangereranya n'abandi bakirwana n'ubuzima umuntu utarabona fiancé umuntu ugifite abana muri materineri umuntu uwo nguwo ararwana n'ubuzima ngewe nabugezeho ubwo ku rwego rwanjye batagira ngo niyemeye ubwo ku rwego rwanjye singenda n'amaguru simburara nta mwana wanjye wirukanwa ku ishuri sinyagirwa sindambura ikode nta deni ifite rya banki mureba abandi sino nimwihagukurikira Karegeya ntabwo muzabishobora cyane cyane ko bamwe murabihubukira mutamuzi umuntu uzakora ikiganiro kuri Karegeya twariganye primaire secondaire cyangwa kaminuza twarakoranye uwo nguwo nzemera aba bandi bose baturuka hehe umuntu hari uwigeze kubeshya avuga iby'Ikageyo ariko avuga afite facts afite localisation ariyo ariko avuga ibidashoboka avuga ngo ahantu nanyweraga ngo ntukana ngo ngira gute never urumva aba bandi bo nta nuzi yewe aba bandi bo hari n'abataramara imyaka 5 banze ubwo se wamenye umuntu gute barimo nyine bano benshi ntibaramara 5 banze
abanzi baricecekeye kuko benshi banzi kuva nibura muri 87 ari ukumeza si byo se kandi nta gihe tutavuze usibye ubu tuvugira kuri kamera ariko n'akantu kaza uzabaza ibyumba ku makontwari yo mu tubari twaho ntabwo twaceceka waratubwiye no mu mabisi n'iki mwese ubu ngubu ubu Karegeya nibwo atangiye kuvuga arekaye so please mushaka ibindi mukora mushaka abandi mukurikirana ibyanjye ntimwabishobora rwose je vous décourage nta bindi keretse niba ari content mushaka ariko nimuyishaka mukomeza kuyigoreka namwe muzaba musa naho mwiyicira audience ofete iyo urebye n'amakomanteri ibyo wowe ntugira n'isoni iyo twitinze ikintu ukabona komanteri zingahe ziza zitagushyigikiye zikwegengstinga kabisa alors c'est parce que simbi navuga ngo ikisi watatse ikipe mutangana sibyo ibi mfite mu buzima bwanjye harimo byinshi ariko ababizi sibo bavuga kabisa ubu wenda uwo muri segonderi navuga ati Karegeya yigeze wenda yigeze kurara hanze n'urugero twariganye segonderi ntabyumva umbwiye uti yigeze kujya ikarenge kubyina aje bamuha weekend ukabivuga ibyo ntabyumva ariko wowe ubona hano gusa uyureba ni nyine ni imyaka 52 igenda nyine oya muri ibintu biremere cyetse niba ari content mushaka ariko muri ivuna cyane reba nka wa wundi wihimbye amazina uhora ntondagira ubu ntafite ntibamukatiye igifungo cy'imyaka 2 isubitse yari yumva ngewe bivugwaho yari yambona mu rukiko arasubikiye reka jya ubanza unarebe nyine none se hanyuma se nyine reka nkubaze niba ari uko bimeze ko abanyarwanda nabo bazi gushyira mu nyurabwenge usanze ingwe irwana n'umuntu ukiza nde kiza umuntu none se usanze umuntu uhora mu manza atondagira utarakandagira no ku rukiko abantu ntabwo bumva barumva batumva abantu ntabwo bumva barumva kabisa uzi ko icyo bita no mu mategeko mu Rwanda muri za procedure bwera kuri icyo bita recidivité isubira cyaha none nturambona ku rukiko nturambona kuri ribu nagiye kuri iriya dosiye yonyine niyo mfite nturambona kwa Kabuga nturambona undi buri munsi ntacyo wumvamo abantu ntibashyira ku munzani noneho minisitiri we yakoze umuti by the way reka tubwire abantu mbere yo gusoza ko ikira kigo bafunguye ejo tuzakora ikiganiro cy'isipesiyali kuri cyo twifashishije amavideo twahafashe ariko please ntabwo abankurikiye mwumve ntabwo hari abama commentaire ngo mba narakaye ariko ntabwo siko nteye ubusanzwe yego nabonye hari nabavuze ngo nakiya gitwenge cye kirimo message kibaze vraiment ariko turabo kuvuga ku bitwenge ibibazo igihugu gifite do kuri iriya ntuza kuri kariya ka video ka ministre iriya twita yoswa kimwe ministre avuga kuri ngewe umuntu ahise yandika ngo ntabwo narinzi ko mu Rwanda ngo hari abayobozi batazi ikinyarwanda nturebye ibyo ari kuvuga wowe uravuga ngo ikinyarwanda kimeze gute ikinyarwanda uza agaciro ururimi uzi agaciro ni vehicle y'ubumenyi ageze ku rwego rwa ministre paraporo y'amateka yaho yanyuze ikinyarwanda afite uko akivuga ariko ntabwo kubyena aba ministre bahera ku rurimi bareba ngo aziki ngaho ibaza abantu bajya muri utwo tuntu ngo n'igitwenge ni mesi vraiment ibitwenge hejuru ya malnutrition hejuru y'ubushomeri hejuru y'umusaruro utari kubona abaguzi mbigitwenge biba binambabaje kuko ofete n'uyu mwanya no kubifata nka topic biba bimbabaje ko hari izindi twakabaye tuvuga cyane n'est-ce pas cyane izindi twakabaye dukoraho
ariko nta kundi umuntu ni umuntu. Hari naho ejo bundi wazagera bakakubaza ati ko byavuzwe ukicecekera nta kibazo utanzajya mbivuga niciraho. So ikiganiro Gatete yifuza ntacyo ndamwemerera, nabikomeza nakomeza kugishaka hari uburyo tuzagipanga, ariko atari ukuntangamo pasi. Gatete ubusheta oya uzamuze n'abantu navuga ngo ikira buzuye, umuntu wuzuye n'utavugishwa na n'icyari cyo cyose. Yes, ubwo mba nanga nyine mba ndi kugabanya ibyo bazagenda bakataho. Ariko wawundi wo kuri nuza we n'indirimo wawundi gitimane yajya mu mwita gitimane wawundi wa mwami wa giti wa mwami wa giti yari yambona ndwanira nawe giti uriya we ikimuvugisha urakivuze si sawa. So please dukeneye abantu tugirana ibiganiro bifungutse bakoresha ubwonko. Yes, aho gukoresha stomach. Ibyo ntabyo mvuze kuko bariya nta stomach irimo, ariko haba hari n'utundi tuntu, izindi nyungu ejo za Yellow Pepper, bamwe baruvuga ati wenda ejo bazanye ntazo nkeneye ngewe ngaragare nte. ari ibivugisha abantu ni byinshi buriya mba nanze kubidetaye. Oya mba nanze kugira ngo batazabona utundi utwo bazakata tutaba twinshi byo buririraho, ariko umuntu aravuga ugahita umenya ngo uyu aravugishwa n'iki cyane, sibyo se? Ari uriya wahimbye amazina, hari Sadate, hari banuza muhungu wacu Mutabazi amaze gusohoka kabiri ku nkuru zivuga kuri Victoire. Abavoka ba Victoire barimo na Rumumba mu bintu bavuze byo kuvuga ngo Ingabire Victoire arageramiwe, bavuze ngo Mutabazi yamuvuze, bavuze ngo a bullet in the head. Ejo bundi hari indi nkuru igihe mukecuru inzu ya nyina Victoire yashyaga mu Buholandi, nabwo umunyamakuru wakoze ikiganiro yaragiye dekriva yerekana uko inzu yahiye, mbona ashyizeho na Mutabazi. So please, twubahane bantu, twubahane nta. Reka tugiraho duhinira Karegere, reka tugiraho duhinira ikiganiro, tugiraho tugisoreza ari byo byose to whom it may concern. Reka tugaduhine ibya Sadate na Majyambere ni umuntu mugari, namaze kubona data nyinshi, ariko ntabwo ari we topic. Icyo nzi cyo ni umuntu, imyaka ye, ibyo yakoze akeneye kubahwa nkuko nanjye nkeneye kubahwa, taru umuntu yagenda ugoreka ivugo ku muntu, kandi na Sadate kuba tubivuga hari ibyo yakosora. Ariko ikiganiro kuri Majyambere cyo hari tuzakora kiri special kidashingiye kuri Sadate. Hanyuma izindi ziri pending, dosiye ziri pending, ni dosiye ya Gerimani Musonera. Numvise ko mu minsi ishize muri kiro cyumweru yagiye kubazwa ku musozi avukaho. Harimo byinshi tuzana byo tuzongera tubigarukaho tugenda dutera imetero, abantu bafite mu ruhare role responsabilité role na imputabilité barahari. Hanyuma dosiye ya wa mwana wa Norvège, mama we yarampamagaye, yego, ariko naho ndacyakomeza kubona amakuru. Naye namwemereye ariko ndimo ndagenda buke. Naye namwemereye ariko ndimo ndabona izo ni dosiye ziri en suspens, zipendinze. Ariko nyine naho urumva ari erega byose tuzabimenyana mu rukiko. Ari Majyambere yareze Sadate, ari Gerimani yagitabye ribu, ubwo nawe tuzabisanga mu rukiko, nibwo tuzongera kuvuga. Ariko urupfu rw'umwana ngiro usanga Dr. Ngiro usanga nawe ari kuri ribu, ngira ngo ubwo tuzongera tuzisasarure neza detaye twamaze kumva ibiri muri dosi.
so mwakoze cyane turabakunda ayaya Hasta la mujye vista. mwihangana hari igihe mvuga nabi kandi mbizi neza ko harimo abakunzi ntakombye kubambwira nabi ariko nimwihangane mujye mwihangana bibaho kandi Hasta la vista mwakoze cyane Karegeya nawe wakoze Yego. ubwo bibaho kandi bajye babyumva nyine ko turi abantu cyane amarangamutima arakora nanjye mba nkumva rwose Cyane. nanjye ninjye bavuze kuriya sinaheza asante sana